Ni ku rubuga nkoranyambaga rwa Twitter witwa Noella Shyaka yagize ati uyu mukazungu koko ataye makuru niba ariyo Imana iye gukomera muryango uyu mwana umuhungu kandi bazahabwe ubutabera bakwiye. Ni ati bagize bati umuryango wa Habiyaremye Abuyihambere Jean Marie Vianney na Mukanyanga Odette ubabajwe no kubamenyesha urupfu rw'umwana Turatsinze Eric w'imyaka 23 ati nareraga mbere anko atishwe n'umugizi wa nabi mwumvise witwa Kazungu Denis icyo gihe cyo gushyingura tuzakibamenyesha inzego zimaze kuduha umubiri. Hanyuma bagize bati kandi uyu mwana wacu yari afite imyaka 23 twari twaramubuze kuva mu kwezi kwa gatatu 2022 ati kwa 4 September 2023 twumva inkuru ko ari umuntu w'umugabo uri imubo Kazungu yishe. Tugeze kuri RIB dusanga n'uyu mwana wacu ati yishe bamufatanye ID ariyo agendana. Akaba rero ari umuryango wa Eric wagiye ubigarukaho. Abantu batandukanye bagize icyo bavuga ati ndebera ukuntu yishe umuhungu mwiza ati gutya. Undi ati ariko ko mperuka mu Rwanda bavuga ngo umutekano ni wose tukaba tudahwema kubona abasirikare abapolisi n'abanyerondo ati bagera ahantu hatandukanye ati hose muri joro. Ati uko Kazungu yagiye kwica aba bose ati gute ese abashinzwe umutekano barara bagenda ijoro ati bari hehe ati nibisobanutse rwose. Undi ati orala ati mbega umugome mubi ati gusimana ikomeze umuryango kandi ihe iruko ridashira uyu musore ati nukuri arabukwiye ati kugira ngo abaturage batuze ati kereka bamujyanye muri stade maze bakishyuza amatike abantu den Kazungu agahanwa twese tureba amaso ku maso. Undi ati humure no gukomera ku muryango w'abasigaye ati mbega umwicanyi butwi ati nawe akatiwe urugo rwupfa ati byaba ari sawa cyane ati ngaho mwibaze umuntu utagira amazina akaba agendana ID yabo yishe ariko iki ati iki kigabo bakishe ati bakibitsemo iki. Undi ati se ubu uyu musore ntago yatatse ngo hagire abamwumva koko ati umuntu ungana gutya iriya mbwa ifite abantu bakorana ati kuko ntago yapfa kwifasha uyu muntu ati Kazungu Imana izamuhemba ati bihwanye n'ibyo yakoze. Ni benshi rero bagiye babigaruka ati birababaje cyane. Undi ati yego umwami ati umugabo ko mbona kumukatira urupfu gusa byaba ari bikese ati uyu muryango uhabwe ubutabera ati abagome baragwira pe ati bya Kazungu bizagenda bisobanuka ati niba ari byo wenda ati hari n'abandi bazamenya ababo yambuye ubuzima ati ariko se ikigabo mani ko cyarengereye ati byahatari ati ati urugabo barwice ati rwose ati rurabogamye pe ati rurabangamye cyane kurureba ati ariko uyu mwicanyi koko ati nagahinda gakomeye rwose ati gusa Imana ikomeze kubaha ukwihangana naho nta butabera babona bwaruta cyangwa se bwasimbura uyu musore. Ati sasa rero hano ati nikanzemo ukuntu ati ashobora kuba mu Rwanda hari aba agent batwara ibice by'abantu bakabigurisha ati kuko ndibaza ikintu uyu mwana yazize ati nkumva ubushagarira ati Imana ikomeze umuryango. Ndori ati Imana bati birababaje cyane ati kumbe yicaga n'abagabo ati nge nari nzi ko ari abakobwa gusa ati ubwo wabona hari n'abandi benshi cyane wenda yagiye ahisha mu byo bitandukanye ati kuko ntituzi ko yari afite icyobo kimwe ati abantu bakabura polisi ati gashakisha ati ntibabone atababura ibirengero bose babazwe Kazungu ndetse n'abafasha be. Undi ati ubwo inzego zibishinzwe zababwiraga gute muri iki gihe cyose gishize ati umwaka n'igice ati umukazungu ntabwo ari umuntu koko ati ni nyamaswa ati yagira impuhwe ati mbuze icyo mvuga ati no comment mba nume ati cyane ati Mana we ati cyakoze uyu Kazungu azapfe nabi nta kindi ati none se nyuma yo kumubura ati bigeze batanga itangazo kuri polisi ibegereye ati Mana yanjye ati Kazungu iyo kazunguza inyuma muziko atubo wamuhanisha iki ko nikuzimu atagakwiye aho bigeze ati atari Mana yanjye ati birakomeye cyane buse ko mbona Kazungu yicaga bose ati barabaje pereza rikazwe ati iyo mbwa ko itumazeho abantu ariko atinya kwica n'agahinda se iyo amwiba iyo ID ntamuvutse ubuzima effacer le tableau s'il vous plaît ati I don't think I will set ati take it easy
yes ni byinshi cyane ati ati Imana ihe imbaraga umuryango w'umwana ati nta kundi no kwihangana ati pole ibya Kazungu birenze Kazungu ati batubwira undi ati birababaje cyane ni byinshi rero byakomeje kugenda bivugwa. Amakuru yo mu karere tuyahere mu Rwanda. Urwego rujejwe itohoza mu Rwanda rurabandanya kurondera amakuru ku muntu yafashwe bikekwa ko yishe abantu 12 akabata mu cobo yari yimvye mu nzu yarakotesheje. Ni mu micungararo y'umugwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eric Bagira ubusa. Uru n'urubavu se basigaye hasi. Yaba mana. Urubavu. Dore amagufu. Yari yarabishe kera. Baboneka nk'abagwiriwe n'ishyano mu magambo yuje akababaro akumiro n'agahinda. Uko niko abatuye mu mudugudu wa Nyarugugu mu kagari ka Busanza i Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ijwi rya Amerika ryabasanze ni nyuma yaho hamenyekaniye inkuru y'incamugongo y'uwitwa Denis Kazungu ivuga ko yasambanyaga abakobwa yarangiza akabica akabataba mu cyobo yari yaracukuye mu nzu. Ijwi rya Amerika rigera muri uyu mudugudu twasanze inzu yari yonyine y'uwitwa Augustin Shirambere ariyo Kazungu yabagamo. Ninzi ifite uruzitiro rw'imiyenzi kandi kwinjirayo bisaba kubanza kunyura mu marembo akingishijwe urugi rukozwe mu mabati akomeye. Aho biboneka ko yaba yaracukuye icyobo ni inzu nto yegeranye n'iyo yabagamo. Abaturage bavuga ko yari yaragenewe ubwiyuhagiriro ariko bugari. Aha niho biboneka ko itaka ry'inombe ritukura Kazungu yaba yaracukuye muri icyo cyobo yarigumishije muri iyo nzu imbere. Iyi nzu inzego z'umutekano zayisenyeho igice cya ruguru n'icyo hepfo kugira ngo zibashe gutabura abo bantu. Kuhagera byasabaga no kwihanganira umunuko w'icyuka cyagusanganira gukinjira mu marembo. Bwana Yesayo ugira inshuti atubwira ko azi Kazungu kuko babanye Nyarutarama mu mudugudu wa Kangondo ya kabiri mbere yo kwimukira mu Busanza. Banje kujya akora amamashini Nyarutarama ko je narahabaye. None ariko akajya akora utudega two kwiba amamashini n'amatelefone bagahora bamufunga. Uraniremera dosiye irahari mu murenge. Yaje no gushaka umugore uturuka Butare barashwana. Umugore arigendera. Amakuru ijwi rya Amerika ryatangiye kuyamenya mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri akavuga ko Kazungu yabaga mu nzu atishyura ubukode bwayo kandi ko inzego z'ibanze zakunze gushaka kumusohora ku ngufu ku busabe bwa nyirinzu bikananirana. Ku byabaye abaturage bakavuga ko inzego zabigenze mu biguru ntege bituma hapfa abantu benshi. Urumva ni ikibazo ibintu batagiye baha agaciro kandi kirego baragiye bakihabwa n'abaturage. Harimo abantu ngo batakiragamo bataka abaturage ngo bagatabara. Umuntu yavamo yajya kuregera umunyese hariya ngo akavuga ngo ubwo mwaba mwagiye kwirongoza. Urumva ni ikibazo. Ugira inshuti nawe ntabura gushimangira ko hari abakobwa bakunze gutabaza mu nzego z'ibanze. Yatubwiye ibyo yiboneye ubwo yari ku igare. Ubwo nari mugonze n'igare manuka aho ngaho. Noneho mukora amaso bayi iharara kwa mudu. Inzara yazimuriye umukobwa atayambaye telefone baraje se ntibonge bagahita bigendera. Hari icyo bakoze Tewosi nguri hari icyo yakoze. Nukuvuga ngo mutwara sibatuye hano. Urumva induru zabaga hano ahari. Havuga tese reka dukoreshe statement y'umuntu ko iki cyaha akoze atazongera kugikora. Ibyo ntigeze abikora. Ijwi rya Amerika ryashakishije kenshi nyirinzu Kazungu yabagamo ariko ntibyadukundiye. Hari amakuru avuga ko beneyo n'abandi bafitanye amasano bagizweho icyoba cyo gutanga amakuru. Utereye amaso ku ruhande nko mu ntambwe 100 niho ku muyobozi w'isibo ryabereyemo aya mahano. Twamushatse duhereye iwe mu rugo ariko ntacyo twagezeho. Urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB nabwo ntirwitabye telefone igihe twaruhamagaye ntirwanasubiza ubutumwa bugufi twarwoherereje. Ku rukuta rwa Twitter mu ijoro ryo kuri uyu wa kabiri RIB yanditse ko ku bufatanye n'inzego z'ibanze n'iz'umutekano yafunze Denis Kazungu cyekwaho kwica abantu yarangiza akabashyingura mu nzu yakodesha giherereye mu karere ka Kicukiro umurenge wa Kanombe mu kagari ka Busanza. RIB yavuze ko Kazungu afungiye kuri sitasiyo ya Kicukiro igihe iperereza rigikomeje ngo hamenyekane umubare n'umwirondoro w'abantu yaba yarishe hanyuma dosiye yigashyikirizwa ubushinjacyaha. Ntitwabashije kumenya inkomoko ya Kazungu ndetse n'umwirondoro kubishwe. Amakuru twamenye mu gihe igikorwa cyo gutabura abo bantu cyari kirimbanije yemezaga ko hari hamaze kuboneka abantu bagera muri 12. Aya ni nayo twasanze abaturage bahurizaho mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu. Ijwi rya Amerika ryakunze kubona abana bagendaga batoragura amaherena aho Kazungu yabaga bavuga ko ari ay'abagore. Ubundi bikagaragara ko mu bo bataburuye hari ibice by'imibiri byagiye bihasigara nk'imbavu byashoboka ko byatewe nuko byakozwe nijoro. Yewe hari n'amasogisi biboneka ko yavuye mu cyobo. Amakuru akemeza ko yaba yaratangiye kwica abantu mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka. Abaturage bagasaba ko ubutabera bwakora akazi kabwo.
nka leta icyo twayisaba kuvuga ngo ni ukumufunga burundu ko yajya ari ku karubanda akaraswa kuko si umuntu wo kuba mu bantu buriya hari inyamaswa zibaho zikagira igihugu akamaro hazazo muri pariki ariko inyamaswa muntu ntabwo ikwiye kuba mu bantu bazakurikira aho yagiye aba hose bazasanga yaramaze abantu kandi none ngo yari afite abantu bakorana nabo bazabashakisha kuko ngo yabakebaga n'imitwe n'impyiko akabijyana. Abaduhaye amakuru bakavuga ko Kazungu yari afite ideni ry'amafaranga 700,000 ariyo ntandaro yatumye bamusohora mu nzu ku ngufu bakabona gutahura icyobo yemeye ko ari we wagicukuye hakajya ashyiramo abakobwa. Uwaduhaye amakuru ari nayo yabaye kimomo mu baturage akavuga ko Kazungu yasambanyaga abakobwa yarangiza akabategeka kumuha amafaranga mbere yo kubica. Ni inkuru tuzakomeza gukurikirana. Ugira ubusajwi rya Amerika i Kigali. Tuve mu Rwanda tuje mu Burundi. Ejo ku munsi wa kabiri mw'ijoro ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwatangaje ko ikiza ca kolera casubiye kwibonekeza mu gihugu. Ni inkuru twateguriwe na Eloge Wiri Kaneza. Abarwayi bavurirwa mu bitaro no mu mavuriro bitandukanye byo mu ntara za Bujumbura na Cibitoke mu buraruko bw'Uburengero hamwe n'igisagara c'ubutunzi Bujumbura. Ibiharuro by'abantu 30 banduye ingwara ya kolera muri iyi minsi heze nizo kugera ku itariki ya 4 ku kwezi nkuko byatangajwe na muganga Policarpe Ndayikeza umuvugizi w'ubushikiranganje bujejwe amagara y'abantu mu Burundi. Ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida buramenyesheje abenegihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu ntara za Bujumbura na Cibitoke ko ikiza ca kolera cyasubiye kwibonekeza. Mwamenya ko gushika uno munsi dufise abantu bashika ku 22 bariko barakurikiranwa mu bitaro Prince Jean Charles, abantu 3 mu Gatumba na 5 mu Rugombo. Bamwe mu banyagihugu bo mu buraruko bwa Bujumbura baremeza ko bafite abagwayi barwaye kolera, basigura ko ubukene bw'amazi ariyo ntandaro y'ikikiza. Naho kuva mu mpera z'indwi heze igipolisi kijejwe kurwanya ibiza n'impanuka cyatanze amazi mu makaritiye amwe abanyagihugu bavuga ko ivyo byonyene bidahagije. Twadukanya amazi bacyatuzana amazi kugaza turakaraba nyene twikingira. Ego nivyo hariho benshi bafashe makorera bamwe no gutana ntibarataha nk'aho twegeranye abantu 5 nagira umuzukuru wanje yari yafashwe ndamujana kwa muganga bakibada kudupompa gupoma mu nzu naho tuba bongera baduha n'ibinini dushira mu mazi. Ubu tubashimira Imana nk'ubu kuva bazi amazi nta muntu baswa gutora cyo twasaba natwasaba ko duha n'amasabuni. Mu ntara y'Ibitoke aho kolera itakuye imigera kuva mu kwezi kwa mbere uyu mwaka abanyagihugu baho bavuga ko ubukene bw'amazi aribwo bwatumye iyo ngwara yaduka. Bavoma amazi y'uruzi Nyakagunda bakayakoresha mu kwikenura mu bintu byose. Iyo kolera ikintu bivako ni sukurike hamwe kabara n'amazi meza tuza kuvoma ibyo tubonye nyene uravye n'amaresitora ukaraba n'amakabare kutara n'ibibide bitameze neza. Ayo mazi yandi ya Nyakagunda